aka kanya tugiye kuvuga ku muhanzi cyangwa se ku cyamamare bise Yampano. Yampano muramuzi, muramusobanukiwe. Muri iyi minsi rero hari inkuru ibabaje y'urugo irimo ihohoterwa n'isomo rikomeye ku muryango nyarwanda. Gusa turabanza tubasabe muze gukora subscribe ku batarakora subscribe, kandi nimba uramaze gukora subscribe uhita ukanda ku nzogera kugira ngo video zose dusizeho ujye ubasha kuba wazibona. Iyo ibyamamare bihindutse isomo rirababaza cyane. Kubona icyamamare cyava mu myitwarire cyari kirimo kikaza guhindura indi myitwarire birababaza cyane. Mu buzima bw'isi ya none abantu benshi bakurikirana ubuzima bw'ibyamamare ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe babifata nk'urugero, abandi bakabibonamo imyidagaduro. Ariko hari igihe inkuru zigaragara ku bantu bazwi zihinduka amasomo akomeye kandi ababaje ku muryango nyarwanda. Yampano. Izina Yampano rimaze kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga. Yongeye kuvugwa cyane nyuma y'amakuru yavuzwe umugore we amushinja kumuhohotera. Aya makuru yakwirakwiye cyane atera impaka ndende mu bantu batandukanye. Bamwe bagaragaza impungenge, abandi basaba ko ukuri kujya ahagaragara. Nubwo amakuru nk'aya ahora akwirakwira byihuse, ni ingenzi kwitonda no kwibanda ku butumwa bwubaka sosiyete aho guca imanza tudafite ukuri kuzuye. Mwinsakuriza. Mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana amakuru avuga ko Yampano yaba yaragiranye amakimbirane akomeye n'umugore we. Harimo n'ibivugwa by'ihohoterwa ryo mu rugo. Abakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye gusangiza abandi ibitekerezo, amashusho n'amakuru atandukanye, ibintu byatumye izina rye rirushaho kuvugwa cyane. Ibi rero byatumye inzego zitandukanye zitangira gukurikiranira hafi aya makuru, cyane cyane izishinzwe kurwanya ihohoterwa n'ibyaha byo mu muryango. Reka tubanze tubasabe mukomeze kudukurikira kandi mukora subscribe, mudusangiza n'abandi, kandi tubasaba kwirinda kwihutisha video. Amakuru avuga ko RIB yaba yarinjiye mu kibazo, ubutabera bugomba gukora akazi kabwo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa se Rwanda Investigation Bureau rukunze kugira uruhare mu gukurikirana ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa ryo mu rugo, cyane cyane iyo hari ibimenyetso cyangwa ibirego byatanzwe. Nk'uko bikunze kugenda mu gihugu kigendera ku mategeko, umuntu wese uvugwaho ibyaha ahamagarwa kugira ngo atange ibisobanuro, ariko ntibisobanuye ko yahise ahanwa n'icyaha. Ibi ni ingenzi cyane kuko birinda guca imanza huti, bitanga umwanya ku kuri, birinda gusebanya, bituma ubutabera bukora mu mucyo,
Ku bantu bose bazwi cyangwa abatari bazwi, amategeko agomba kubahirizwa kimwe. Reka turebere hamwe ihohoterwa ryo mu rugo, ikibazo gikomeye muri sosiyete. Niba koko hari ihohoterwa ribaho mu muryango uwo ari wo wose, ni ikibazo gikomeye cyane. Ihohoterwa rishobora kuba gukubita, gutuka, gutesha agaciro uwo mwashakanye, guhohotera mu mitekerereze, ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibi byose bigira ingaruka. Ingaruka zabyo ni nyinshi. Ingaruka ya mbere harimo guhungabana, harimo gutakaza icyizere, harimo gusenya urugo, harimo kwangiza abana, harimo kwangiza isura y'umuryango. Niyo mpamvu buri wese akwiye gusobanukirwa ko urugo rugomba kuba ahantu h'amahoro, si ah'iterabwoba. Imbuga nkoranyambaga n'amashusho y'urukozasoni. Ikindi gikomeje kuvugwa kuri bamwe mu byamamare harimo gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga. Harimo kwakira, gusangiza cyangwa gukwirakwiza ibintu by'urukozasoni. Ibi bishobora kwangiriza urubyiruko, gutesha umuntu agaciro, guteza ibibazo by'amategeko, gusenya ejo hazaza. Ni ngombwa ko abantu bafite izina rikomeye basobanukirwa ko ibikorwa byabo bigira ingaruka ku bandi benshi. Yaba ya mpano cyangwa undi wese, gukoresha neza urubuga ni inshingano ikomeye. Ubutumwa bukomeye kuri ya mpano. Niba hari amakosa yaba yarakozwe, inzira nziza si ugukomeza ibintu bishobora kwangiriza ubuzima bwe cyangwa ubw'abandi. Ahubwo kwisubiraho, gusaba imbabazi aho bikenewe, kwiyubaka, kubaha umugore, kubaha amategeko, kureka ibikorwa by'urukozasoni. Abantu benshi bakoze amakosa ariko barahinduka, bakaba urugero rwiza. Reka turebe ingaruka ku rubyiruko. Urubyiruko rukurikirana cyane ibyamamare kandi rwigana byinshi rubabonaho. Iyo umuntu uzwi akoresha urugomo, asuzugura umuryango, akwirakwiza ibiteye isoni, bishobora gutuma bamwe babifata nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu hakenewe uburere, ingero nziza, gukoresha imbuga neza, kurwanya ihohoterwa. Reka tugere ku musozo, turebere hamwe isomo rikomeye ririmo. Iyi nkuru ni isomo rikomeye ku miryango, ibyamamare, urubyiruko, sosiyete nyarwanda. Kubaka igihugu cyiza bitangirira mu rugo. Nta cyubahiro kiba mu gukubita, guhohotera cyangwa gutesha agaciro uwo mwashakanye. Ahubwo urukundo, kubahana, ubutabera, kwisubiraho nibyo byubaka ejo heza. Ya mpano niba koko hari aho byarenze, igihe kiracyahari cyo guhinduka, kuko kwikosora biruta gukomeza gukora amakosa. Ubutumwa ku bantu bose: kurwanya ihohoterwa ni inshingano ya buri wese. Kubaha umugore ni ukubaha ubuzima. Kwamamaza urukozasoni si ibyubaka izina. Ukuri n'ubutabera nibyo bigomba gutsinda buri gihe. Nshuti bavandimwe, reka tubashimire
kandi nimba mwarakoze subscribe namwe mutege ibiganza tubashimire, wowe utarayikora uyikore. Gusa